Yes, reka nongere basubize kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njyewe tube ini Safana tubishobora akazi yemereye gutse gukora subscribe kuko tugeze bikora kugira ngo tuturusheho kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rw'ivugabutumwa, urugendo rukomeye, ni urugendo rutoroshye, ni umurimo twahawe n'umwuka, twahawe n'Imana kugira ngo duhindure benshi kuri Kristo kandi zira neza nashidikanya yuko Imana izagenda idushoboza muri byose. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana ni mwene data washize twarabanye yaraduhembuye, yari afite ijambo ry'ihumure. Imana yadushyigikiye n'ukuri kandi Imana ishimwe ishyirwe hejuru. Uyu munsi ntabwo nzi neza icyo Imana yamuhaye, ariko dufatikanyije mureke dutege amatwi twumve neza icyo Uwiteka yamuhaye. Reka mwakire uwo muntu ari bwa mbere tubwira amazina kugira ngo tuze kubona tuziranye. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nitwa Prophète Niyomugabo Philibert. Hano ntago ndi umushyitsi, ariko hari ababambonye bwa mbere, niyo mpamvu nivuze. Imana y'amahoro iduhana umugisha mwinshi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Turabona tugiye kurangiza umwaka neza, uturi mu mashimwe yo kubwira Imana ngo warakoze, byakunze wabanye natwe, n'ibitarakunze suko byakunaniye, ahubwo ntago cyari igihe cyabyo. Tugiteguye umwaka utaha. Kumva amagambo meza y'Imana yabishyizemo, ariko umurimo w'Imana ugezweho muri iki gihe cyo gusoza umwaka. Umurimo w'Imana nagiye nkwibutse ko biguhuguye bwa kabiri ntigira amagambo, ahubwo ni ijambo, kuko amagambo burya agira abantu. Ubwo se bavuze ngo amagambo, haraho bavuga ngo amagambo yo gusaba, ubwo hajemo n'iby'Imana ni ijambo, ubwo tugiye kumva ijambo. Umurimo w'Imana umeze neza, nubwo ibisitaza byo ntibura kuza, ariko biri yavuga ngo ubizana azabona ishyano. Ubizana ni Satani azabona ishyano, ariko mu rundi ruhande ni n'igihe cyo gusenga ko abantu bari muri Yesu neza. Ubundi Bibiliya avuga ngo ifatiro zisenga umukiranutsi yakora iki? Kandi rikavuga ngo nk'uko imisozi yose Yerusalemu niko Uwiteka gusa abantu be. Rero ntago twe tujye duterwa ubwoba n'imiyaga, kuko Imana ni yacu, ituye muri twebwe, ikorera muri twe, ivugira muri twebwe. Rero ni igihe ahubwo cyo gusenga. Imana ibaho umugisha rero. Ese burabwo abazabona ishyano, ubwo Satani azabona ishyano, abakoresha bo ntibazaribona buriya? Abakoresha bazaribona, ariko bazaribona cyane, kuko abakoresha baracyafite amahirwe. Ariko Satani yakatiwe burundu. Niyo yajurira, si ukuzirikwa gusa, niyo yajurira ntiyababarirwa, nta liberation conditionnelle Satani yabona. Imana yaramuziritse kandi ntateganya nawe kubatizwa, nta mubatizo Satani akeneye. Imana yarebye ibona Satani nawe toroshye, iravuga iti reka mu manure muzirike. Mana turagushimiye kuko uri Imana yera y'imbaraga, Imana y'amahoro, Imana y'ububasha. Turagushimiye ko uduhaye no mwanya nanone kugira ngo tukuvugire. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ijambo rye rigire umumaro, kandi unyemerere ufungura amatwi twumvire. Abantu muri iki gihe ntibakeneye ijambo, ahubwo bakeneye grafore das menive, bakeneye ibibanezeza sobi deve, bakeneye kureba bambaye ubusa gusa, bakeneye kumva amagambo y'ibihwehwe, bakeneye kumva ibintu bidafite umumaro, kuko mu mitima y'abantu benshi bamwe ntago bakirimo Imana. Ariko ndasenze kugira ngo iri jambo ryongerere de pre effort, ryongere rihindure donili wiri fair chance, ryongere rihindure, ryongere rigarure abantu. Niko ijambo ryambwiye ngo Eliya aravuga ngo Mana bimenyekane ko ari wowe uri kumwe n'Abisiraheli. Emera wongere ufungura amaso y'abantu n'amatwi, barebe bumve, vana abantu mu bidafite umumaro, kandi wongere udushyire ku rufatiro rukwiriye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 15, dusoma umurongo wa 23, twumva icyo Imana ivuganamo natwe. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya. Ni umwanya utaba woroshye kandi ni umwanya ukomeye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya
15:3 haravuze ngo ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati musezerere, musezerere kuko musezerere kuko adutakira inyuma. 24 arabasubiza ati sinazaniwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. 26 aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. 27 nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. 28 maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Amen. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Nje kuvugana n'umuntu ufite kwizera, nje kuvugana n'umuntu wiringiye Yesu, nje kuvugana n'umuntu wumva ahamanya umutima we, uhamanya n'icyo Imana ishaka. Uhereye kera Yesu arakora, uhereye kera Yesu nyeretse gukora. Numvisha abantu bitotomba muri iyi minsi ngo Imana iratinze, ngo Imana yarabaretse, ngo Imana ngo banza yaratuvuyeho. Abantu niba bavuye mu byizere, abantu niba bavuye imbere y'Imana, abantu niba bavuye ku Mana, abantu bananiwe kwiringira Imana, biringira abantu. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo abiringiye abantu ngo barabahemukira, ngo banabahanga amaso, ngo bakabakoza isoni. Ariko Imana yo ntabwo ihinduka, uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri. Mureke tugaruke ku Mana, mureke tugume imbere y'Imana, mureke tugumane n'Imana. Imana yo mu ijuru ikora iby'imbaraga. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko Yesu ari kumwe n'abigishwa, ngo haza umugore w'umunyakananikazi. Ubundi Kanani, umunyakanani nta nubwo hari mu Bayuda, nta nubwo hari muri Isiraheli, ni muri za Indonesia z'ubu. Uyu mugore yumvise, yari umunyamahanga, ariko yumva imbaraga za Yesu. Uziko abanyamahanga aribo basiye bumva imbaraga z'Imana. Birababaje, abakristo bo muri iki gihe bafite izina gusa, bamwe muri bo bafite izina gusa, ariko ntiwababwira kwizera. Sanga bamwe batakibyumva, bamwe ntibakibyitayeho, ni ugutwara ibitabo gusa. Ariko igihe kirageze kugira ngo umuntu wizeye Imana, kugira ngo umuntu wizeye Yesu yongere amukorere igitangaza. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo uyu mugore yumva Yesu, yumva ko Yesu ari we wamukiza gusa. Ngo arangije, Bibiliya iravuga ngo arangije atera intambwe, aradrobrifa shandi praya, araza arenga imisozi n'udusozi shelando menefo, ngo agera aho Yesu ari. Wibuka uyu mugore ntago yari akijijwe, anitazo menefo, ariko amenya ntago ikibazo ari ukuba mu rusengero, ntago ikibazo ari kutaba mu rusengero, ahubwo ikibazo wizeye Yesu gute. Ikibazo wizeye Yesu gute. Ikibazo si uko urwaye indwara yananiranye, ahubwo si ikibazo wizeye gukira. Ikibazo wizeye Yesu cyangwa wizeye abapfumu, wizeye Yesu cyangwa wizeye abantu, wizeye Yesu mu bushomeri bwawe cyangwa wizeye muyombo uzaguha akazi. Wa mukobwa we wizeye Yesu cyangwa wizeye imiti y'abapfumu. Wa mugabo we wizeye Imana cyangwa wizeye amafaranga yawe. Imana iravuze ngo irashara brike, irashaka abantu bongere bagarure imitima, bayizere, bongere bizere Imana ku rwego Yesu abatangarira. Ese ubu Yesu yagutangarira? Ngo arangije, ngo uyu mugore atera intambwe, ngo asanga abigishwa na Yesu bicaye, ahagarara kure muri metero nka zingahe, nk'eshanu. Avuga gakeya, aravuga ngo mwigisha, gwamba barukankiriza umwana, kiza agiye gupfa.
abigishwa ko nta mwuka wera bagiraga, bamurebye babona ni umuntu utari kugirirwa neza. Nagira ngo nkumenyeshe ngo abantu bashobora kukureba akaba utari kugirirwa neza, ariko Imana yakureba ikabona ukwiye kugirirwa neza ikomeye, ikabona ukwiye kurengerwa nayo, ikabona ukwiye ubutabazi, ariko irashaka ubanza ugire kwizera. Zamura kwizera, banza wemere ko wakorana na Yesu, banza wemere ko Yesu yagukiza, banza wemere ko Yesu ari waguha akazi, emera ko Yesu ari wagukorera ubukwe, emera ko Yesu ari waza mu rugo rwawe, emera ko Yesu ari waza muri business yawe, emera ko Yesu ari wagusanga aho ngaho uri, emera ko Yesu ari waba mu ruhande rwawe, emera ko Yesu muri urwo rubanza ari wakuvuganira. Emera Yesu, mwizere. Reka kwizera abantu, reka kwizera ibidafite umumaro, kuko abantu babizera igihe gito ariko mu kanya bakaguhinduka. Ariko Yesu aravuze ngo nibamwizere, niwe buye rezeni manda praya, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka iry'igiciro cyinshi, rihinduka rikomeza imfuruka. Nimumwegere, kuko twegera abantu baraduhinduka, wegera abantu baraguhinduka, wegera abantu bakuvaho. Abantu mwarabegera ni byiza, ariko mwabanye imyaka 2 kuwa gatatu baraguta. Ariko umuntu wizeye Yesu, Yesu ntago ajya muta, no mu matage no mu bibazo murajyana. Hari indirimbo ivuga ngo no mwipfa ryanjye Yesu uzambe bugufi, urupfu nirunsinda uzamara ubwoba. Yesu niwe muntu wenyine no mu rupfu mujyana. Yesu niwe muntu wenyine no mu bibazo bikomeye, mu mvura, mu ntambara, mu makuba, mu bikurwanya. Yesu niwe uza akahagarara. Abantu bagutaye, abantu bakuvuyeho. Yobu yasigaranye n'Imana gusa, umugore yamutaye, aramubwira ngo ihakane iyo Mana wipfire. Aravuga ngo sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza igihe nzatabaruka nigerera iwacu budapfa. Aravuga ngo nicyo gituma umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Nagira ngo nkubwire ngo ongera, urwego waba uriho rwose, nubwo waba ugeze kure, nubwo wabona byararangiye, ongera uzamure kwizera, wizere Yesu. Yesu afite umugambi wo kukugira neza. Imana ishimwe. Ngo arangije abigishwa bavuga ngo mwirukane. Yesu arababwira ngo ntago natumiwe ikindi, natumiwe intama za Isiraheli zazimiye. Je sinjye nemeranya n'abantu bavuga ngo uriya n'umupagani, kuko natwe niho twahoze, nawe niho wahoze. Ahubwo uriya muntu Imana imufiteho umugambi, ahubwo uriya muntu Yesu aramushaka, ahubwo uriya muntu akeneye Yesu. Yesu nagaruke agira abantu akorera. Uriya muntu akeneye kwizera Imana. Dukeneye ko habaho kwizera gukomeye, Imana igakorana n'abantu bayo. Abantu basigaye bavuga ngo nta bitangaza Imana igikora. Ibikorane nande se? Ibikorane nande ko abantu banze kwizera? Ariko nitubara kwizera Imana tukayumvira, Imana yaza gukorana natwe by'ubutwara. Ngo arangije ngo uyu mugore arongera yigira imbere gatoya. Ngo arongera yigira imbere gatoya. Ngo amaze kwigira imbere gatoya, atera intambwe, yumva ko yaravugiye ahari Yesu atabyumvishe neza. Nagiye nkubwira ngo nimba usenga, wasengaga rimwe, ongera usenge bwa kabiri. Nimba wasengaga kabiri, senga gatatu. Ngo uyu mugore atera intambwe yigira imbere. Ngo arongera aravuga ngo wankiriza umwana. Ngo Yesu atamubwira ijambo rikomeye. Muri logike y'abantu Yesu yarameze nk'atutse uyu mugore, ariko Yesu yagira ngo akine n'ubwonko bw'uyu mugore. Yagira ngo arebe uyu mugore uburyo amukeneye, uburyo amushaka, uburyo yitwara mu kibazo ahuye nacyo. Ngo aramubwira ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbijugunyire imbwa. Hala zomine fe. Ahantu ari imyerekwa rikomeye. Impamvu Yesu yabwiye umugore ibi niki? Yesu yaratangiye kwinjira mu burondozi, mu mpano yo kurondora uno mugore, kuko uyu mugore mu miryango yabo hari umwuka w'ubusambanyi ukomeye. Kuko aravuga ngo sinafata ibyo kurya, mu yandi magambo sinafata ibyo nageneye abana banjye ngo mbihe umusambanyi. Ariko uyu mugore yarantangaje. Bibiliya avuga ngo uyu mugore ntiyajijinganya, ntiyajya kwivumbura. Ubundi yaba ari nk'abubu mushobora guhita mutongana, kakubwira atari kubwo umuhanuzi nje ngusanze nari nzi kumbwira neza, none umva ijambo mbwiye. Kuko nta yerekwa bafite. Dukeneye iyerekwa,
dukeneye umutima usabana n'Imana, uvugana n'Imana. Ngo uyu mugore atabwira Yesu ngo nukuri ibyo uvuze nukuri, nubwo ndimbwa ariko wibuke ko n'imbwa zitoragura utuvungukira tuvuye tugwa ku meza y'abashebuja. Mu yandi magambo, nubwo mfite umunyabyaha ariko umbabarire, basi nkugireho umugisha, ndemera kwihana, byaha byanjye ndabyemera. Arangije aramubwira ngo wibuke ko imbwa zitora ubuvungukira buvuye ku meza ya ba nyirazo. Ngo Yesu aratangara. Yesu icyazana ngo ugire umutima utangaza Yesu. Gira umutima utangaza Yesu. Gira kwizera gutangaza Yesu. Ntago nugiye kukwizera Yesu ari gukurema. Ngo aramubwira ngo mugore, kwizera kwawe ko numva ari kwinshi. Aramubwira ngo genda bikubera uko wizeye. Bikubera uko wizeye. Icyazana ngo wowe undeba. Icyazana ngo wowe uri mu Rwanda. Icyazana ngo wowe uri muri Amerika. Icyazana ngo wowe uri i Burayi. Icyazana ngo wowe uri muri Aziya. Icyazana ngo wowe uri muri Australia na Canada. Icyazana ngo wowe uri hafi na kure. Icyazana utarebye imyaka umaze mu idini, utarebye imyaka umaze usenga, utarebye igihe umaze usenga, ahubwo wongere wubura amaso urebe kuri Yesu. Ibyo waciyemo ni byinshi, ariko Yesu aravuze ngo mugore, kwizera kwawe ko ari kwinshi. Cyazana ngo ugire kwizera gutangaza Yesu, araza kugukorera igitangaza. Ngo arangije aramubwira ngo genda bikubera uko wizeye. Nagira nkubwire ngo kwizera kwawe kuraza kuguhesha igisubizo. Kwizera ufite niko kuri buguhesha igisubizo. Kwizera ufite niko kuri butume Yesu avuga ijambo rya nyuma ku kibazo cyawe. Ngo aramubwira ngo genda bikubera uko wizeye. Abahanga muri Bibiliya baravuga ngo uwo mugore atashye, ngo ageze mu rugo asanga wa mwana we yakize. Abajije amakuru ngo asanga isaha yavuganaga n'umwigisha niho umwana yakize. Mu mwanya wo gusenga no kwizera Imana harimo igisubizo Imana ishaka kuguha. Imana iguha umugisha mwinshi. Dushimye Imana ko iri mu ruhande rwacu. Abantu ndabizi muri iki gihe ntibakeneye kumva ibyo bintu cyane. Bakeneye bamwe muri bo hari ibyo badakeneye kumva, ariko iri ni ijambo rihembura, ni ijambo ryakugirira umumaro, ni ijambo riguhuza n'Imana, ni ijambo rikuvana aho wari uri. Imana ikuvana ahantu wari uri, wari warataye ibyiringiro, ubona nta kwizera guhari, ubona ntacyo wakwizera, uvuga ngo Imana yavuganye nanjye ngo none ntigeze ibikora. Uhora ureba ku byo Imana itakoze. Ese wakubuye amaso ukareba n'ibyo Imana yakoze? Uzi ko n'umwuka uhumeka, ese bagushyize kashipa ku munwa ngo ujye uhumeka wishyure, wakwishyura iki? Hari ibintu Imana yakoze, wisengera Imana mu byo itakoze. Senga Imana ushima ibyo yakoze, ugire kwizera n'ibindi zabikora. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha. Ujye usenga kandi wizere, oya ntabwo azahera zaza. Tugiye gusenga n'Imana. We waratakaje kwizera, we wari wasubiye inyuma, yego nibyo wahoze usenga ariko nyuma uza kugwa. Yego nibwo koko wigeze ubona Imana ikukora bitangaza, ariko kubera ibigeragezo watinzemo wumva Imana wumva nta buryohe bw'iby'Imana ugifite, wumva nta Imana igihari, wumva hari iby'Imana ishobora n'ibyo itashobora. Yego nibyo yagukoreye ubukwe ariko ubuze urubyaro, bavuga ngo Imana ntiyatanga urubyaro. Yego nibyo koko yaguhaye akazi ariko yerugurira ngo nta promotion wabona. Yego nibyo koko Imana yaguhaye abana bariga, ubona nta ubwenge buragenda buba buke, ariko Imana yaguhera abana ubwenge. Yego nibyo waracuruje birakunda, ariko ubwira Imana ngo ntago yakurira indege. Imana yashaka kwizera, zamura kwizera, zamura inyungu z'Imana. Imana yashaka kongera guhagurutsa abantu bayo, ariko ibongereye kwizera kugira ngo bakorane iby'ubutwari. Nibyo koko, ariko ngwino dusengane Imana, ngwino dusengane Imana, twongere tuyoboze Imana inzira, twongere dusabe Imana iguha amavuta, twongere dusabe Imana kugira inama, twongere dusabe Imana gufata ukuboko. Mbere wayobozaga Imana inzira ariko usigaye uyoboza abantu. Mbere wabwiraga Imana ibibazo byawe ariko usigaye ubibwira abantu. Nagira ngo nkubwire ngo bwira Yesu byose, ni inshuti yawe. Imana iguha umugisha. Ngwino dusengane Imana, kandi Imana yakora iby'imbaraga, ariko ikirutaho Imana yagusaba kwizera. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimye kubw'uyu mubyeyi, ngushimye kubw'uyu mugabo, ngushimye kubw'uyu mukobwa n'umusore, ngushimye kuri uyu nguyu uri hafi na kure,
ngushimiye kuri Imana itarobanura ku butoni, ntabwo urebera ku gihagararo n'uburanga n'amashuri, ntacyo ureba umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe. Nyemerera rero iri jambo rigira umumaro umuntu wese uryumva akaryumviriza, rimugirira umumaro, rimuhembure, kureho imbaraga z'abadayimoni. Igihu cyatwikiriye abantu kidashaka ko bumva Imana, ndagisenya mu izina rya Yesu. Ndasenya uyu mwuka waciye abantu intege gatuma nta kwizera bagira. Uyu mugore w'umunyakananikazi yatangaje Yesu. Reka tugire imitima itangaza Yesu, reka tugire ibikorwa bitangaza Yesu, bituma tureba akatwishimira, bigatuma tugirira neza. Urakoze Mwami, nsengera umuntu wese ku isahari kugira ngo uduhe kwizera. Urakoze kubikoze, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi, kandi ni byiza. Ushobora kuba ufite n'inzozi wararose bikakunana kubisobanura, ndetse hari n'ibintu biza mu iminsi abantu batena za karande, ukagira ibintu byose ukabona biranze, ukaryama ukararota ibintu bikwirukankana. Ibyo byose Imana iduhaye amavuta kugira ngo iduheshe gukorana nayo biveho. Iyo dusenga n'Imana, nimero ni 0790705544. Nyandikira kuri WhatsApp, cyakoze n'inteta ngusubiza umenye ko ndi mu murimo, aho ndi buhugukire ndakuvugisha nta kibazo. Imana ibaho umugisha mwinshi.